ubwo rero mbangarutse kugira ngo turebere hamwe muri update zikomeje kugenda zibera mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kandi ababirigi bakomeje kugenda batangaza inkuru zisebya u Rwanda. Urabona ko ibinyamakuru byose byakomeza kugera mu by'ukuri bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ari gito cyane hitari kwakira mu by'ukuri ishampiyona ya Tour du World nk'uko byakomeje kugenda bigaragaza. Bwana Antoine Felix Chilombe afatikanyije mu by'ukuri na perezida w'ubirigi bakomeje kugenda bandika inkuru zisebya u Rwanda mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa na Bwana Neva uturuka mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ko abagera kuri batatu by'umwihariko bagaragara nk'abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri aka kaya tuvugana amakuru avuga nuko mu by'ukuri ngo aba basirikare bo mu Burundi bakomeje kugenda bacikira mu bihugu bitandukanye igihugu cy'u Burusiya ndetse mu by'ukuri no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje kugenda byumvikana ko abasirikare by'umwihariko bakapiteni bakomeye igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bacikira by'umwihariko hanze. Gusa nk'uko byakomeje kugenda byumvikana benshi muri aba basirikare bakomeza kugenda bavuga ko imyanzuro y'Abagana Neva mu by'ukuri akomeza kugenda anafata ubona ko mu by'ukuri ngo ari n'imyanzuro yanatuma benshi cyane bahaburira ubuzima bwabo bityo kandi mu by'ukuri bagafata umwanzuro kuba bacika Uburundi. Ragira ngo murabizi ni ibintu bimaze iminsi binandikwa mu nkuru zitandukanye mwakomeje kugenda mubona abasirikare b'abajenerali bagera kuri batatu bo mu gihugu cy'u Burundi b'abasirikare bacikiye mu by'ukuri muri Amerika no mu Burusiya. Ukomeza kugenda ubona ko mu by'ukuri ngo nibivuga ko ari aba basirikare b'abajenerali bazwi gusa ariko ngo hari n'abandi mu by'ukuri hafi bagera kuri 35 b'abasirikare basanzwe bakomeje kugenda bacikira mu bihugu bitandukanye bitewe nuko nyine mu by'ukuri bari kwibaza ese Bwana Neva cyangwa se perezida w'u Burundi akomeje kugenda yishura ndetse kandi akanashusha amafaranga mu ntambara no kuba mu by'ukuri agaragaza inda nini cyane bikanatuma mu by'ukuri ashoramo abasirikare bikanatuma mu by'ukuri abasirikare babona ko barimo kurwanira ubusa cyangwa se bari kwishura mu ntambara nta n'inyungu ubwabo mu by'ukuri za kuba zabagira. Bikavuga ko mu by'ukuri abasirikare bakomeje kugenda banacika igisirikare cy'u Burundi. Ngaho mu by'ukuri amakuru ari update ikomeje kugenda avuga by'umwihariko nakomeje kugera mu by'ukuri mbona n'ikinyamakuru cya BBC kivugira i Londres mu France cyakomeje kugera mu by'ukuri cyandika inkuru zitandukanye ku makuru akomeje kugenda atangazwa tariki 25 z'ukwezi kwa 9 2025 nk'ubwo ngubwo kandi mu by'ukuri byongeye kuba byagarukaho ku ngabo za M23 zikomeje kugenda zirwanira mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Uvira nk'uko byakomeje kugenda byumvikana muri iki gitondo. Update zikomeje kugenda zigwa birumvika ko mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'intare za Sagambe ziravuga ko mu by'ukuri ngo abasirikare bo muri Kongo bamwe na bamwe bakomeje kugenda mu by'ukuri baturuka. Ariko rero nabwo ariyo makuru gusa akomeje kugenda avugwa. Urabona ko u Rwanda rwakomeje kugenda rugarukaho n'ibihugu bitandukanye nk'Ububirigi ndetse na Kongo. Ndagira ngo mu by'ukuri mu nama yabereye i Londres mwakomeje kugenda mwumva ko mu by'ukuri Bwana Neva yakomeza kugenda agaruka ku Rwanda ndetse kandi akanushinja amakosa akomeye cyane azana mu by'ukuri n'ibivugwa ko ngo muri Kongo ari kubera ikiswe genocide nk'uko byakomeje kugenda bibabaza u Rwanda. N'amateka mu by'ukuri akomeye ku Rwanda witwa Gisegeti Chilombe akomeje kugenda anagarura mu matwi y'abanyarwanda. Ibi biragaragara mu by'ukuri nko gushomboza u Rwanda. Urabona ko nyine akomeza kugenda agaruka mu by'ukuri ku mateka yaranze u Rwanda by'umwihariko harimo na genocide ikomeje kugenda ivuga ko mu by'ukuri ngo ari nka y'utubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nuza kureba neza uraza gusanga mu by'ukuri Bwana Neva ari byo akomeje kugenda anavuga ariko rero mu by'ukuri afatikanyije n'inshuti ye hafi mu by'ukuri yo mu gihugu cya Kongo Bwana Antoine Felix Chilombe. Niyo makuru mu by'ukuri akomeje kugenda avuga kugeza kuri aka kayira karizera ko urimo kureba si video yawe ukananije gukanda sabone cyangwa se subscribe ikindi kandi wibutse no gufungura kuri iyo nzira twashini kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Nk'ibisanzwe mu by'ukuri n'amakuru ari kubera mu Rwanda ndetse no mu Bubiligi ubwo kandi na Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri amakuru yose akomeje kugenda abisakaza by'umwihariko bikakomeza kugenda ivuga ko mu by'ukuri u Rwanda rwibasiwe n'ibihugu bigera kuri batatu haba igihugu cy'u Bubiligi ndetse n'igihugu cya Kongo ndetse u Burundi nabwo bukaza ko mu by'ukuri bwakitereza muri aya makuru cyangwa se mu by'ukuri bukitereza mu ntambara iri kurwanwa hagati y'ibihugu bibiri ndetse bikomeza kugenda bigaragazwa ko Burundi mu by'ukuri washaka icyo buri kurwanira ukaba wanakibura. Ese mu by'ukuri Bwana Neva niki akomeje kugenda ashomboza ku Rwanda? Akomeje kugenda mu by'ukuri mbona ikinyamakuru igihe girutse gutangaza inkuru ivuga ko mu by'ukuri ngo ibiryo n'u Rwanda bihora mu kanwa ka Bwana Neva. Akomeza kugenda mu by'ukuri atayitinga cyangwa se avuga ku biryo cyane cyane ariko nanone akagaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri Bwana Neva ibiryo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bimuhora mu kanwa kugeza kuri aka kanya. Kandi intare za Sagambwe zakomeje kugenda zigaragaza by'umwihariko igipolisi nk'uko byakomeje kugenda byumvikana muri leta ya M23 nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa nyuma ko hubatswe imihanda. Ariko urabona ko mu by'ukuri intambara ikomeje kugenda mu by'ukuri ibasha kuba yasubiza inyuma ibikorwa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa namwe makuru akomeje kugenda atangazwa. Ndagira ngo kuri Twitter mwakomeje kugenda mubona mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda atangazwa na Bwana Wiringoma avuga ko mu by'ukuri abana bakomeje kugenda bajyanwa mu gisirikare mu gihugu cya Kongo ndetse kandi mu by'ukuri bakaba bagwanishwa mu by'ukuri intambara badashoboye. Ariko kanabona ko ari ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na Bwana Wiringoma mu by'ukuri mu bana aherutse kuba
kuba yagaragaza. Ndagira ngo n'ibinyamakuru byabasha kuba byakandika kuri izi nkuru zakomeza kugenda zinavugwa. Bwana Wiringoma mu by'ukuri akomeje kugenda anagaragaza abana bari mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugenda bashorwa mu mirwano mu by'ukuri yo kuba banarwana. Ndagira ngo baranafashwe ariko biza no kuba byarangira aba bana babashijwe ibintu bitandukanye cyangwa se ibibazo bitandukanye, bakomeza kunyarwa ko mu by'ukuri bahatirizwa kujya mu gisirikare. Ni ikintu ubona ko gikomeje kugenda kivugwa kugeza kuri aka kanya. Andi makuru akomeje kugenda avugwa nuko mu by'ukuri nakomeje kugenda mbona ikinyamakuru gikorera mu Burundi cyakomeje kugenda gisora inyandiko y'umutwe wacyo kivuga ko mu by'ukuri ngo umusirikare w'u Rwanda yafatiwe mu gihugu cy'undi mu by'ukuri ngo akaba yarangije kuba yanakicwa cyangwa se akaba yishwe. Niyo makuru akomeje kugenda avugwa kugeza kuri aka kanya nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Biratangaza ko mu by'ukuri ngo umusirikare w'u Rwanda yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi bikaza no kurangira ngo anishwe. Niyo makuru akomeje kugenda atugeraho kuri aka kanya, ariko mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda byandikwa n'inkuru zitandukanye ndetse kandi nakomeje kugenda mbona ko mu by'ukuri intare za Sagambwe zikomeje kugenda zigaragaza ko nuzakureba mu by'ukuri abana bakomeje kugenda barwanisha cyangwa se mu by'ukuri bakoreshwa nk'intwaro, ariko ukabona mu by'ukuri akiri abana bato cyane batagakombye mu by'ukuri gushorwa mu ntambara. AFCM 23 nk'uko ikomeje kugenda ibigaragaza mu nyandiko ikomeje kugenda isora muri titire z'ibinyamakuru bitandukanye, biragaragazwa ko mu by'ukuri ngo hari abana bagera kuri 13 bafashwe by'umwihariko bikavuga ko ari ingabo za Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Biragaragazwa mu by'ukuri AFCM 23 ikomeje kugenda igaragaza amakuru yakomeje kugenda agaragara by'umwihariko kuri aka kanya nk'uko byakomeje kugenda by'umwihariko bitangazwa na Bwana Wiringoma avuga ko abana bagera kuri 13 bafatiwe mu gihugu cya Kongo n'abana bato cyane. Mu by'ukuri ndagira ngo ngukire na kamwe mu kavido gakomeje kugenda gasakazwa mu by'ukuri kuri mbuga nkoranyambaga, urabona ko ari abana bakiri bato cyane, n'abana mu by'ukuri ubona ko nyine batagakwiye kuba bajyanwa mu mirwano ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri imiryango y'abibumbye yakomeje kugenda ivuga ko abasirikare b'u Rwanda bakomeje kugenda ngo bagaragara by'umwihariko mu gihugu cya Kongo. Niyo makuru akomeje kugenda avugwa, ariko mu by'ukuri u Rwanda rwo rukavuga ko ari uburyo bwo kuba mu by'ukuri bana basebya, kuko nuza kureba Ububiligi nubwo bwaje bushanwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda ryiswe Tour du World, ukabona ko mu by'ukuri bikomeje kugenda byumvikana ko nabwo bukomeje kugenda buba ingambanyi ikomeye cyane. Ariko rero ndagira ngo muze no kuba mwareba ku mavideo akomeje kugenda acicikana, nuza kureba mu by'ukuri Ababiligi mission bari bafite hano mu Rwanda cyangwa se mu by'ukuri gahunda yabo ni ukugira ngo banice Tour du World ikomeje kugenda ibera mu Rwanda, amarushanwa y'amagare y'isi ari kubera mu Rwanda, kuko nuza kureba Ububiligi na Kongo bifitanye umubano uri hafi cyane, kugeza nubwo mu by'ukuri u Rwanda rwategereye abanyamakuru b'Ababiligi, ariko mu by'ukuri babatasi bagahita basubizwa bakigera ku kibuga cy'indege i Kanombe, bitewe nuko mu by'ukuri ntabwo bari bazanywe no gutara amakuru, ahubwo mu by'ukuri bari bafite ikindi kintu cyari kibazanye. U Rwanda ruza no kuba rwafata umwanzuro wo kuba mu by'ukuri rwasubiza cyangwa se rugakumira iri tangazamakuru rigafatirwa ku kibuga cy'indege ritaragira mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko bikomeje kugenda byumvikana, Ababiligi bakomeje kugenda bateza impagarara cyangwa se bagateza n'impanuka by'umwihariko muri aya marushanwa ya Tour du World akomeje kugenda abera mu Rwanda i Kigali.